Rayon Sport Wasili waramutse neza tangaza yego aho ngaho yagezemo Wasili namahoro mugire bine rwose niyo nsuzanya yabareyo muri iyi minsi gira bine munyarwanda mugire bine banyarwanda Vipers nyagira Wasili karame ikaze muri studio za Radio Rwanda. Murakoze cyane, waramutse Nepo, waramutse Axel Rugangura, waramutse neza cyane Adelard ndetse n'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport n'abatayikunda nabo ndabasuhuje. Ntago babura rwose nabo mbamasuhuza. Witwa Bin Salman arabatashya natashya cyane Bin Salman Fane Kabera tumusuhuza tumusuhuze cyane rwose cyane. Wasili gahunda ya Rayon Sport by'umwihariko muri iyi minsi rwose Rayon iriho yitegura haba isukurwa rya shampiyona, birumvikana itangira rya shampiyona ndetse ariko by'umwihariko n'akazi gakomeye cyane imbere equipe ya Singida mu mikino CAF Confederations Cup byatumye itegura byinshi cyane. Abantu bagiye babikurikirana imikino ya gicuti hato na hato twarayikurikiye mu gihe cya Rayon Week, tubona Yanga kuri Rayon Day n'andi ma equipe menshi cyane. Warutanye uvuga uti gira bine munyarwanda. Equipe ya Rayon Sport itsindaga equipe ya Vipers na equipe izagarira igihugu cya Uganda, ni equipe ikomeye. Ubu equipe ya Rayon Sport gutegura match ya El Merreikh ku munsi w'ejo. Ngira ngo abakunzi ba Rayon Sport bari bakumbuye kuyireba kuko iri mu bihe byiza, iri gutsinda n'abakunzi bayo babishimiye kandi bakaza kuyishyigikira. Ngira ngo rero umukino utahiwe no wo ku munsi w'ejo. Navuga ko gahunda yo ku munsi w'ejo iteye gute, cyangwa se na mbere yuko tugera kuri uwo mukino wenda indi mikino yose itambutse ubwitabire mwabonye gute? Ese ni iki mwasaba abakunzi ba Rayon wenda kitagenze neza bashobora kuba bakosora cyangwa se bashyiramo imbaraga ku munsi w'ejo no mu zindi match ziri imbere muri rusange? Reka mbanze mpere ku mikino itambutse. Tunejejwe cyane n'ubwitabire bw'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport. Kuva kuri match ya mbere Rayon Sport yakinnye ya Gishuti, hari match ya mbere ikipe ya Rayon Sport yakinnye dukina n'ikipe ya Miroplast kuri stade yacu yo mu Nzove. Niyo match ya mbere ya Gishuti ikipe ya Rayon Sport yari ikinnye officiel. Iyo match rero twabonye abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport banatweretse ko bafite amatsiko yo kureba uburyo ikipe irimo irakora bya buri munsi. Ni nayo mpamvu iyo mwumvisha abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport baganira ku ikipe yabo aguhereza facts zihuye n'ibyo yabonye. Arabanza akaza akitegereza, arabanza akaza akareba what's going on, defense imeze ite, izamu rimeze gute, attack imeze gute, cyane ko abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport burya nabo ni bamwe mu bantu bafite ijambo rinini ku ikipe yabo cyane. Kuva kuri match ya mbere rero kugeza kuri match duheruka gukina ya Vipers, nejejwe cyane nuko abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport barimo baritabira cyane match za Rayon Sport. Uramutse ugiye nko muri data ugateranya nk'izo match zose ugakora combination yazo, ntago twasiba kuvuga ko hafi abantu nk'ibihumbi bikaba 70-80 bamaze kuza kuri stade baje kureba ikipe ya Rayon Sport. Ibyo bintu ni byiza cyane rero. Icyo ni icyambere mbanje kubashimiraho. Ikindi cya kabiri, ngira ngo mwabibonye ko twamaze kubona confirmation n'abareba ku mbuga zacu nkoranyambaga, ngira ngo ubwo mukanya muraza kubigarukaho. Twamaze kubona confirmation iva muri CAF twemerera ko match za Rayon Sport mpuzamahanga cyane guhera kuri preliminary rounds Rayon Sport iraza gukina match na Singida, match iraza kubera kuri Kigali Pele Stadium. Rayon Sport rero ifite match kuri iki cyumweru, ni naho twakiniye ku munsi wo kuwa mbere. Ni naho twagiye dukinira match zacu nyinshi za shampiyona z'umwaka ushize w'imikino twebwe twakiriye n'iza Peace Cup twakiriye. Ndifuza ko abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport baza none tugatangira kwiga uburyo tuzayicaramo tugiye gukina n'ikipe ya Singida. Icyambere uburyo bitabiriye twarabyishimiye. Urebye nk'umunsi w'igikundira abantu twari dufite muri stade twashyizo indi record kubera ko bitwe twayirukaga kuyuzuza, ariko twayujuje dufite indi kipe twakinnye. Rayon Sport ejo bundi noneho iyijyamo imeze nk'ari yonyine kuko Yanga ni nziza muri Tanzania, ariko yasohotse ni wowe ugomba kwimenya nyine, ni wowe ugomba kwimenya. Twashyize indi mibare myiza rero. Niyo mpamvu tunejejwe n'ibyo bakoze.
ariko none tugarutse no kubahamagara ku yindi nshuro kubera ko akazi nibwo kagiye gutangira. Hari signing abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bagiye bacakarongo kavuga bati byibuze ikipe ibaye gutya twakishima, byibuze bigenze gutya muri signing byatunezeza. Ku kigero cya 89 ku kigero cya 80% ku kigero cya 90% bitewe n'umutima wa buri muntu wese. Ubu ndatekereza buri mukunzi wese w'ikipe ya Rayon Sport aranyuzwe ku rwego rwe. Niyo mpamvu rero uyu munsi naje hano mbashimira ko mwitabiriye, ariko none ngarutse kubahamagara kugira ngo tuze gurira Inyamirambo kugira ngo turebe noneho aho tugeze twitegura. Ya nibyo ngira ngo birasobanutse cyane Wasiri. Ubwo rero twese twataka birumvikana umukino w'ejo wa El Merreikh, ikipe yo mu gihugu cya Sudani tozwa noza toza ikipe ya APR Darko Novic, ni ikipe nayo yamaze kugera inaha tayari, nabo imyitozo barayikoze. Reka twinjira kuri uwo mukino, nubwo dusa nkaho twari twabikomoje ariko ntabwo twari twabigiyemo imbere. Hera ku isaha yamaze kwimurwa, abantu ngira ngo kwikubitiro bakibona gahunda y'umukino. Umukino ari ku isaha y'isa 9, ariko biza kurangira umukino ushyizwe ku isaha y'isa moya. Kubera iki iyo saha yahindutse? Bon, icyambere turi muri gahunda yo gusubira ku ishuri kw'abanyeshuri. Murabizi ko abagiye guhaguruka mu mujyi wa Kigali ndetse iyi stade twebwe dukoresha iyi Nyamirambo twakiriraho imikino ni site y'aho abanyeshuri bahaguruka bagiye ku ishuri, no bagurukira bagiye ku ishuri. Saa 9 rero babageze muri ya masaha nyine n'ubundi gukomeza kugenda bajya ku ishuri. Rayon Sport ni ikipe y'ubucuruzi. Twanateguye iyi match kugira ngo dukomeze gukusanya ubushobozi budufasha gutangira shampiyona neza. Dufite imikino mpuzamahanga, dufite izo ngendo zitandukanye zirenga urugendo rumwe kuko ntabwo duteganya kuzasezererwa n'ikipe ya Singida. Dukeneye ubushobozi rero. Si n'ubushobozi bwo kugenda gusa. Rayon Sport ibaho kubera ko nyine hari amafaranga igomba gukorera kugira ngo ibeho. Iyo abanyeshuri bari kujya ku ishuri, umuntu wabashije kugera muri Kigali Pele Stadium baba bicaye nyine muri izo stand abafana bagomba kwicaramo. Twararebye dusanga stade izo saa 9 ye gushobora kuyibona. Ariko se nuyibona ugasanga 1/3 cya stade kicayemo abanyeshuri bagiye kujya ku ishuri, uwaguze itike yaho hantu bicaye waricara he? Cyane ko kuzuza Kigali Pele Stadium kuri Rayon Sport ntago ari inkuru, ihora yuzuye iyo Rayon Sport igiye gukiniramo. Ese abanyeshuri ni bakavaringa 2/3 byaho abakunzi b'ikipe Rayon Sport bagakwiye kwicara bareba match. Biragenda bite? Ese ko iyo abanyeshuri bari kujya ku ishuri imiryango yose birangaye utayifunga uko imodoka ziba zinjira izindi zisohoka zinjira izindi zisohoka, urabalansinga gute abishyuye n'abatishyuye nibajya kwinjurira za kubacekinga gute? Nyuma yo kurebera hamwe na ministeri isigaye ifite mu nshingano stade, twafashe icyemezo cy'uko nibigera ku isaha y'isa moya nta munyeshuri bukiri kujya ku ishuri, biba byarangiye bagiye bose. Twafashe icyemezo cy'uko rero match igomba kwimurirwa amasaha mu rwego rwo kugira ngo hatagira umukunzi w'ikipe ya Rayon Sport ubona serivisi mbi. Aba bantu nubwo tubita abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport, ariko baba bishyuye amafaranga yabo ngo baze kureba umukino. Umuntu wishyuye serivisi uwo ari we wese rero akwiye treatment ya 5 star. Iyo treatment ya 5 star rero nigituma wongera kumuhamagara kuri match ya Singida akagaruka, wongera kumuhamagara kuri match ya Police akagaruka, ukamuhamagara kuri match ya Gasogi akagaruka. Niyo mpamvu twafashe icyemezo cy'uko izi gahunda ebyiri zigiye gurira kuri stade imwe, ntago turihaza ku stade. Tuzajya twemera ni hazajya hagira nibihahurira nyine tuzajya tubyakira ko Rayon Sport nta stade yayigira yihariyeho. Ni stade y'igihugu igomba kujyana n'izo gahunda z'igihugu. Aba banyeshuri bari kujya ku ishuri n'abana bacu cyane.